Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, mwabana natwe migano dukora umunsi ku munsi bibe bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri ziba zigiye zitandukanye. Mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba, umugore ukekwaho kwica umugabo Amutemye yataye muri yombi n'abaturanyi be babiri. Umugore w'imyaka 56 y'amavuko mu karere ka Rutsiro n'abana be babiri n'abaturanyi be babiri bataye muri yombi nyuma y'uko umugabo we Nsengiyaremye Giovanni wari ufite imyaka 60 y'amavuko asanzwe mu nzu yapfuye, bikagaragara ko yatemwe mu mutwe. Ibi byabereye mu mudugudu wa Kibiraho mu kagari ka Byumba mu murenge wa Mushubati mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba ku itariki ya 12 Mutarama uno mwaka 2026. Ibi byabaye mu ijoro rya tariki ya 11 rishyira tariki ya 12 Mutarama uno mwaka 2026, ubwo uyu mugore yahamagaraga ubuyobozi bw'umudugudu avuga ko umugabo we Nsengiyaremye Giovanni atashye yasinze, yagera mu rugo akagwira ibuye rya fondasiyo riri mu nzu agahita apfa. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwahise bumenyesha inzego zirimo polisi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, zageze zisanga Nsengiyaremye afite igikomere kigaragaza ko yatemwe mu mutwe no ku gahanga. Umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mushubati mwene data Jean Pierre yabwiye itangazamakuru ko umugore wa Nsengiyaremye yatabaje avuga ko umugabo we yituye hasi agahita apfa. Mwene data Jean Pierre umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mushubati akaba yagize ati: inzego zibishinzwe zataye muri yombi abantu 5 barimo umugore wa Nsengiyaremye Giovanni n'abana be babiri n'abaturanyi be babiri. Turasaba abaturage kwirinda ibyaha kuko ni icyaha gikomeye gihanwa n'amategeko, umuntu ashobora gufungwa burundu cyangwa agafunga imyaka myinshi. Uyu munyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mushubati mwene data Jean Pierre yanasabye abashakanye bafitanye amakimbirane ko bajya bagana ubuyobozi bukabagira inama, byananirana bakisunga amategeko bagatandukana. Uyu muryango wa Nsengiyaremye Giovanni warufitanye amakimbirane ashingiye ku bushoreke, kuko ngo uyu mugabo yari yarabihamijwe n'inkiko afunguwe ntiyareka ingeso y'ubushoreke kuko ngo yakomezaga kujya mu nshoreke. Abakekwaho bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gihango, naho umurambo wa Nsengiyaremye Giovanni we wajyanywe mu bitaro bya Murunda gukorerwa isuzumwa mbere y'uko ushyingurwa. Reka tuvuge ngo aruhukire mu mahoro. Reka ngushimire nabanye nanjye kuva ku munota mbere kugera ku wanyuma. Kamubwire ngo nimba rugamba rugeze kuri Talk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nakubwira ngo nugenda udakoze subscribe ubundi ujyana natwe imigano dukora umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.